Yewe ubwo sinakubeshye inzara iri kuvuza ubuhuha saa izi ngizi turi kwifata tugakubitira abana kuryama bagera mu buriri byagera mugoroba inzara yabajya tusubu mama nkawe umaze iki wowe na papa umugabo iyo biri kunkomerana nanjye nkamuga nawe ugenda urare hanze nese ibona abana bari kunjya wigendeye bakandaza kunyeke wibera wituramiye ntacyo uri kumfasha hari ngengenye uri kwijya nkimara kandi naho mfite nkura nawe genda urare hanze cyangwa ujye gushaka n'ahandi ujya ubwo rero iyo bikomeye ngiye rwose musohora ku ngufu n'abaturage ngaba simbeshya ngewe ndamusohora kuko nubundi aho kugira ngo ntago nzamenya kujya indimi mvugira ahagaragara n'irijoro twara dupfuye inzara ndamugatire wa mugabo inzara ngewe kuva mu gitondo ubu sinari narya ningira amahirwe kuva mu gitondo sinari narya ubu ni sangahe ubu ntago nakubeshya ngaba abantu bari hano ubu hano hakabije harimo abantu bakeya bashaka kuba bariye abandi bose ntago twariye abashyashye muri kwibona mu muravuga ngo nibongera ijwi ariko nta jwi bakongera kuko nta mwuka ntago nakubeshya abantu turapfuye pe tumeze nabi pe kuva mu gitondo ntago reba inde yanjye ukuntu imeze yifotore pe kuva mu gitondo uretse utuzi umuntu aba yanyoye mu gitondo utuzi twonye turashonje pe turashonje n'amaso yanyu arabyirebera namwe ubwanyu rwose amaso yanyu mwahagarara mukareba uko bimeze rwose umudamu yagisoromye agiye kugitekera abana abonye ko kitaribwa ajya kwiyahura yagiye kugitekera abana ashyira mu nkono ashyira ku ziko abonye ko kitaribwa aravuga ati kangiye kwiyahura abana banjye badapfa mbareba ahita agenda nyine nuko byagenze iki kirica ubusanzwe kirica nari nturanye na Nsanzumukiza John akaba yaragiye afite abana babiri n'umugore bagenda kubera ikibazo cy'inzara bari bamaze iminsi igera muri 4 nta kintu bashira ku mashiga abonye rero hari inzara avuga ati ntago nagwa hafi ubwo ahita agenda nuko yagiye hamaze kugenda nk'abantu bangahe bamaze kugenda usibye ko nyine tutarakora umubare wenda ngo tuwuhuze ngereranyije ntibabura kugera mu ngo 20 zimaze kugenda impamvu bagenda rero abago basonza vuba abana muyobeye ufite nk'abana 5 akabaseka kigira nko mutara wa mudamu agasega n'abana hariho n'umwana wigeze kuzinzana imwishangu biti safira ngo mana n'icyo umaze ngiyo ubona nabuze ibyonjya urumva uryamiye iki yankubise isafuriya asanze inkono nta kintu kirimo nakana gato nuko kari hano karaje karayinkubita nakanje yasimbeshya ndavuga ibyambayeho yarayinkubise kubera inzara yinkubise isafuriya ndangije nagiye mu nzu ndarira. Iki kibazo cy'inzara abaturage bagaragaza ko bahuriyeho bavuga ko ahanini bagitewe n'amapfa yabibasiriye dore ko bavuga ko muri aka gace ngo hashize igihe kinini nta mvura babona ndetse n'imyaka bari barateye nk'uko mubibona ku mashusho biragaragara ko yose yumye niyagerageje kuzamuka ikagaragaza ko idateze kwera. Abaturage batuye muri aka gace bavuga ko iki aricyo cyabaye imbarutso yo kubateza iyi nzara bavuga ko ikabije. Ni ukuvuga ngo imvura duheruka yaradushutse mu kwezi kwa 5 dutera ibishyimbo abari bateye imbere bararumbaguza ibigori byose biruma icyo gihe ibigori byadutunze nibyo bazanye ku kagari tubona turavuga tuti wenda ubwo ibi byumye reka tugerageze twongere dushakisha imbuto twongere duhinge turahinga nta n'ubutaka twaraje none byose birongeye birumye ubwo nuko bihagaze usibye kureba umuntu mbese mu myenda agenda nuko ngo twese uko turi ntago bavuga ngo runaka arishoboye arakize kuko gukira ubundi babikuraga hanze ubwo rero iyo utari gukura hanze ntago babwira abantu ngo ngenda akize mfite ibintu nabyo meruka gukora ku munwa ejo saa 6 nibwo banekeye agasombe n'ubugari ubu sinzi ndumva tugeze nko mu masaa 9 ibyo ari byo byose ntago ndarya kuva n'amazi y'umugezi hari sinda yakoza bayanywa utari kurya wapi nta cyizere ntacyo. Umunyamakuru yinjiye mu murenge wa Ndego uherereye mu karere ka Kayonza aha ni mu kagari ka Byimana abaturage bahaturiye biragaragara ko bose bijimye ku isura ariko nanone bagahurira ku kuba hari bagenzi babo bamaze guta ingo zabo kuri ubu bakaba baramaze gusuhuka cyangwa se baramaze kugenda gushakisha ubuzima mu bindi bice bitandukanye. Nari nuranye n'umugabo bitana ibyizana ubwo rero yimukanye n'umuryango wose yari afite umugore umwe n'abana 4 baragiye
ibyo byatewe n'iki? Byatewe n'inzara, yarahinze hegitari atera ibishyimbo ibiro 80, abonye byimye ahita acaho. Nta kindi kintu kindi yarasigaranye, aravuga ati aho kugira ngo hano umuryango wanjye kambe nigendeye. Ahita agenda, ariko natwe nizo nzira. Iyo nzara iteye ite ku bantu batayizi yibasiye aka gace? Iyi nzara y'ahangaha hava izuba bihagije. Twafashwaga n'imyumbati, none n'imyumbati nayo twayiteye nayo iruma. Tugafashwa n'ibigori bikera tukagubwa neza. Ariko ubu ngubu byarumye, ari ibigori byarumye n'imyumbati yarumye, nta kintu ushobora kubona. N'amatungo nabona ikintu arya. Ubwo rero biradusaba kwihangana mukadufasha, nibwo buzima dufite ubu. Ni mahoro. Byagenze utewe? Ni inzara yamujyanye. Yaramaze gatatu atarya. Aragenda. Yarafite umwana umwe. Arigendera, ni inzara yamujyanye nta kindi. Ubu ari he? Aho yagiye simpazi. Yewe ni babiri. Umwe ni Jani, uyu yaragiye. Undi uwo mugabo ndamwibagiwe. Twamwitaga Papa Mukantuheri. Ni iki kiri kubatwara? Ni inzara. Abo twari duturanye rero nje nari ntaramenya izina ryabo, ariko bari bamaze nk'umwaka n'igice bahari, ako twari bari tuyepfo yiwacu. Ubwo rero baravuga bati naha tuje mbaza umutima Royize niwe twari duturanye, arimuka aragenda avuga ati aha sinahaba inzara iratwishe, kandi koko nibyo bari bamaze nk'iminsi 2 batarya. Afata inzira aragenda, tuzi nawe yerekeje, ubu sinamenya aho yagiye. Nari nturanye na Nsanzumukiza John, akaba yaragiye afite abana 2 n'umugore. Bagenda kubera ikibazo cy'inzara, bari bamaze iminsi igera muri 4 nta kintu bashira ku mashiga. Abonye rero hari inzara avuga ati ntago nagwa hafi, ubwo ahita agenda nuko yagiye. Hamaze kugenda nk'abantu bangahe? Bamaze kugenda, usibye ko nyine tutarakora umubare wenda ngo tuwuhuze. Nge ngereranyije ntibabura kugera mu ngo 20 zimaze kugenda. Impamvu bagenda rero abago basonza vuba, abana muyobeye ifite nk'abana 5 akabaseka kigira nko mutara wa mudamu agasaya n'abana. Byatumye uriya mudamu watetse imitanga, umuhungu amaze nk'imyaka 2 umugabo agiye bitewe n'ibibazo by'inzira nk'uko musigira abana, umugore agira ibibazo. Nuko abuzaca inshuro ateka niyahore mbaveho wena no kwisi bitewe n'ibibazo byo kuba wenyine. Hari abari kumara igihe badakoze ku munwa. None se ariko wenda mutembere hose, nimba waragize imbuto ukayimena mu butaka nzeza nangwa n'umushogoro, none birumye watungwa n'iki? Ntufite aho inshuro, ntufite n'ugusaba, naho babwira bwiye. None se wabwira uti ukora ku munwa ngo byabaye ingume? Byabaye ikibazo, ahubwo byabaye ikibazo. Abana barabwirirwa rwose. None se wowe abana baba babwiriwe, wowe mugabo ukarya? Nibwo ufata inzira rero ukigendera ukabata mu rugo ukajya gushakisha. Waba uri icyo ushakisha uzana nabwo ugasanga baguye mu nzu. Uvuga ngo namwe ejo muragenda? Tujya hese ahubwo ko twayobewe. Twayobewe hano turajya. Papa, kuba umuntu yamara iminsi 2 adakoze ku munwa kuri ubu ntabwo bikiri inkuru? Hari n'amani iminsi 3, hari n'amani icyumweru, ariko uzi ko n'amazi burya nawe ari ingirakamaro mwaduhaye. Amazi ni uzi ko amazi urashyushya ukayanywa, ariko umwana akwemera kumuha umumbati kugira ngo areko yaramuka. Ni ukwihangana nyine, ni gupfa kigabo. Ubundi abantu benshi bari kusuhuka benshi, habwo ari bo nuko munavuga abanga ni baki, abari bakubwira bari mu nzu bati bagiye guha bakashura nijoro bakaheba bakagaruka ejo bakasubirayo. Rero tubeshejweho mu biteka, ahubwo namwe nkuko muri mvuze yacu mwatuvuganira bakadufasha bakatwereka bakaduhagarasiyo tukajya tubanaho twakora. Iki kibazo cy'inzara abaturage iyo bagisobanura ntibatinya kuvuga ko hari muri bagenzi babo bashobora kumara umunsi wose badakoze ku munwa, ndetse baravuga ko ibi bikomeje guteza amakimbirane no mu bashakanye. Yewe ubwo sinakubeshye, inzara iri kuvuza ubuhuha. Saa izi ngizi turi kwifata tugakubitira abana kuryama, bagera mu buriri byagera mugoroba inzara yabajya ati subu mama nkaho umaze iki wowe na papa. Iyo ubona inzara itwishe twavuye ku ishuri tujya twariye twashize mu nda urajya ngo bigende gute? Ubwo nge nabyuma nkavuga ati Imana koko ubu niki wandemeye
nabyaye abana ariko noneho bagiye kunkozamo nkavuga nti rero njya kujya muzanira umujinya nzafatiraho norongere nigendere ntago muzangwa mu maso ubwo rero munarebye umugabo ari gutaha natekereza uburyo umwana yandaje ku ijoro n'uburyo ari kuraranuka nanjye umugabo nkamushyihura byanangombwa bitwa naho yajya no kurara hanze kuko n'ubundi ndi kubana nanjye ntacyo ari kumarira ubwo rero umugabo iyo biri kunkomerana nanjye nkamuga nawe ugenda urare hanze nese ibona abana bari kunjya wigendeye bakandaza ku nkeke wibera wituramiye ntacyo uri kumfasha hari ngengenye uri kwijya nkimara kandi naho mfite nkura nawe genda urare hanze cyangwa ujye gushaka n'ahandi ujya ubwo rero iyo bikomeye ngiye rwose musohora ku ngufu n'abaturage ngo abasimbeshya ngewe ndamusohora kuko n'ubundi aho kugira ngo ntabwo nzamenya kujya indimi mvugira ahagaragara n'iri joro twari dupfuye inzara ndamubwatire wa mugabo inzara nababwira ati nimba udashoboye kuhaguruka ngo ujye guhahira abana njye ntabwo nzashobora kwihanganira gupfira hano n'aba bana banjye ngiye kugutana aba bana nigendere noneho basigare bari kukujya ubwo ngubwo nibwo yasohotse aravuga ati reka nigire hanze ndabona byakomeye nisohoka nyine aho kugira ngo abana banjye gucya nanjye nkureba nawe watumuka ukagenda ubwo nafashe umwanzuro ndavuga nimba utagiye rero ndafata utwangushe nanjye nincireho ncishe njyane babiri nawe usigarana abandi babiri ubwo nuko bimeze nyine nanjye byankomeranye murumva nagiye nanakinze narumutanye nabamutana babiri rwose ntago ari imikino pe simbeshya mfitanye abana bane ariko ndamutana babiri nanjye njyana abandi njye gushakaho njya kugwa hano ndagenda njye gushakishaho dufitanye abana bane ubwo rero kugira ngo bose bamfire mu maso ndamusigira bamwe bamfire mu maso cyangwa ahitemo ajye gupagasa harebe yajya kureba iyo umunsi ushobora gushira mudatetse yego ko mana n'itatu yashira none se nimba mbuze umuntu mako gakoma nk'ubu situkijya abana ahubwo tugiye tugira amahirwe no kuba ikira kigo kigaburira abana bacu iyo bagiye bakabaha utwo tujyo barataha bakatwirirwa bakanaturarira ubwo rero ugize amahirwe yabo n'umugwaneza akakugira imwe akagira abana imwe akakuzanira agafu uragateka nyine bamara kujya kukihagarika hariya bakagaruka n'ubundi ari baba hariho n'umwana wigeze kuzinzana imwishangu biti safira ngo mana nicyo umaze ngo iyo ubona nabuze ibyonjya urumva uryamiye iki yankubise isafuriya ahasanze inkono nta kintu kirimo nakana gato nuko kari hano karaje karayinkubita nakanje yasimbeshya ndavuga ibyambayeho yarayinkubise kubera inzara yayinkubise isafuriya ndangije nagiye mu nzu ndarira ndangize ndihanagura ndasohoka nyine ndumiriza ariko urumva nagahinda gateye ikibazo icyifuzo mbere yuko ugenda icyifuzo cyanjye rero nge niki mushaka ubujya mwadufasha mutugwaneho mwaduhari gasiyo mwadushakira indi mfashanyo yo kubidufashije kose murabona ko abantu byabakomeranye igisigaye ni ukwirukanka ku musozi mukabona umuntu arasaze neza ndabona ari byo bisigaye kuko iyo umuntu asigaye ayireba inzara igihuru gusa nta kintu kibereyemo urumva hari ahasigaye se naho nsigaye nge simbeshya nihagira unyomoza mu byo mvuze ko hari ikintu bafite mu nzu yego iri guteza ibibazo bitandukanye cyane ko niba ngewe mfite umudamu hanyuma akabura ibyo ateka kandi ari nyamugabo ugomba kubimuha iyo abibuze rero arara akubwira nabi cyangwa se akagutuka uri mugabo ki ubwo rero bituma umugabo avuga ati n'ubundi nimukubita baramfunga icyiza njyewe reka nigendere nubwo buryo rero inzara burya ikoresha ibintu bidasanzwe igatuma abashakanye cyangwa se abakundana bose bongera kwangana rwose inzara ni ikibazo gikomeye cyane itanya nese iyo ubona ubyara abana bawe ukababyara ubakunze hanyuma abantu ugasigamo kubata ukabasigiranye na wenyine kandi umugabo n'umugore barashakanye bose bagomba kurera abana ariko umugabo agafata umwanzuro akavuga ati reka ngende nuko ibintu biba byamunaniye kandi ibintu byamuyobeye rwose ubwo rero turi gusaba kugira ngo nimba ari ibishoboka badutangire tutaragera kure kuko byanze bikunze uyu munsi waba uvuye hano ukumva undi muntu agize ikibazo kandi nubwo turi hano twenyine ariko hari undi muntu uryamye mu nzu wabuze ukuntu anabyuka ngo abashe kugera hano kandi nubwo yagera hano nta kintu yabona ntababeshye amaso abahereza hariya ni ya matarasi bavuze ngo baradukoreye murebe ukuntu ameze nta kintu kirimo nta mwumbati nta kintu na kimwe ubwo rero impamvu mwumva ngo byanga bikunze ritera amakimbirane cyane nicyo kintu kizana amakimbirane gikomeye ahubwo cyane kuko umugabo n'umugore ntabwo bashobora kumvikana kandi inzara yabishe hagati yabo iyo hagiye inzara aba ari rwango rwa mbere rukomeye umudamu abona umugabo akamubona nk'utagira ubwenge umugabo nawe akabona umudamu akamubona nk'utagira ubwenge kandi muri bose ntawazanye ikibazo ahubwo ikibazo ni inzara ubwo rero twasabaga kugira ngo niba mufite ubufasha ubuvugizi mudukore ubuvugizi bakoresha uko bashoboye kose wenda sinavuga ngewe ku bwanjye numva ari ibishoboka n'ibyo byakabaye kuko n'ubundi nuva hano ukajya gutanga ubuvugizi ariko hari abandi bantu bazaba bagize gute bagiye cyangwa se banapfuye ubu nkubwira nanjye mfite abana bane ariko ubu nanjye nshobora kuba ndi mu rugendo ntabwo nakubeshya kuko kugira urugendo rugana urugendo rujya gupagasa rujya guhaha kubera ko nanjye nabuze uko ngira
ubwo rero nubwo nanjye mafite umudamu n'abana ariko umudamu ugasanga aravuga ati se nunana aba bana nawe kikaba ni ikibazo. Urumva iyo utangiye kuvuga ngo ngiye kujya gupagasa umudamu akavuga ati nuna uragenda ntuzagaruke kubera kuzagera aho wirira twebwe wadusize. Amakimbirane ubundi naho ngahahera. Rero turasaba kugira ngo rwose mudukore ubuvugizi ariko ntabwo nabwo ngo mushyiremo imbaraga ariko leta igerageze ishyiremo imbaraga idutabare tutaragera kure. Ingo zimaze kugenda n'izingahe? Ingo zimaze kugenda muri uyu mudugudu ni 18 kuko nanjye hari abantu uranye nabo hariya bose harimo abagiye bagenda bose bakagenda. Umuntu urabyuka ukagira ngo ari mu rugo kandi umuntu yagiye kuko ntabwo yaza kugusezera ntiyaza no kukubwira ngo ndagiye ahubwo iyo byamucanze we arakinga akigendera kubera ikibazo cy'inzara gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo guteka hano byabaye umugani. Guteka aho rwose n'amaso araguha. Ngewe kuva mu gitondo ubu sinari narya ningira amahirwe kuva mu gitondo sinari narya. Ubu ni sangahe? Ubu ntabwo nakubeshya ngabo abantu bari hano. Ubu hano hakabije harimo abantu bakeya bashaka kuba bariye. Abandi bose ntago twariye. Abashyashuri muri kwibona. Mu muravuga ngo nibongera ijwi ariko ntajwi bakongera kuko nta mwuka. Ntago nakubeshya abantu turapfuye pe. Niba namwe ari ikintu mureba hano harimo abantu b'abasaza muri kubabona mukaba n'abantu bakuze cyane kandi murabizi ko abantu bakuze baba bakunda akantu ko kunywa kakandi ko abantu banywa ariko urabona nta muntu wasomye amaso nawe araguha. Nimba hari ikintu umuntu afite aba yakweretse. Hari umuntu ugeze mubona ngo yasomye no ku gacupa kandi mubona ari abasaza n'abakecuru. Rwose ikibazo cy'inzara kirahari kirakomeye ntago wajya kunywa kandi mwari kugusaba. Rwose turi gusaba kugira ngo mudukore ubuvugizi aho bishoboka naho bidashoboka mudufashe aho abantu kuko rwose byatuyobeye. Ibyo avuga ni ukuri. Inzara iravuza ubuhuha pe kandi abasangiye ubusa bitana ibisambo. Mu by'ukuri nubwo mwumva abaturage dutaka n'abayobozi bacu baratatse pe. Gitifu yaje aha ngaha twaranditse impapuro aragenda arazijyana agira ngo arebe ko natwe hari icyo batumarira ariko na gitifu nawe nta bushobozi yagira wenyine keretse leta idufashije bakaturwanaho. Nahundi abayobozi bacu nuko natwe badukorera ubuvugizi nuko gusa nyine nta kundi byagenda. Yenda tugize amahirwe nka perezida wa Repubulika akaturwanaho kuko yenda afite uburyo yakwitabaza n'ubushobozi. Yenda abaturage akabaramira hafi nahundi gose nta kigenda. Umuntu ashobora kumara iminsi 3 adakoze ku muntu. 3 reka nkubwire ntabwo ari ubwa mbere rege bibaye. Kera hari inzara bitaga rwagakoco umuntu yajya guteka akabura icyo ateka agafata amabuye cyangwa umufuka agashyira mu nkono kugira ngo abana bagire abone basinzira ugacanira umwana agategereza ko uri bumugaburire akabura ibyo kurya kugira ngo bwire. N'ubu rero mu by'ukuri nta warenganya abayobozi cyangwa se ngo nta kintu bakoze. Iri zuba niryo riduteye ibibazo. Nyamata yari Nyamata rwose nta nubwo bari bavuze induru bigeze aha ngaha ariko mbona byaraturenze pe. Kuko urebye nawe urabona nk'ibishyimbo byamaze kuma burundu. N'ibyo byatsi bavuze ngo baratetse ntaho bazabikura. Nose niba babiranduye ejo bizongera bihagaruke. Iki mubona surubuto yewe nta nirindi zina gifite uretse kuba abaturage bakita umutanga. Bavuga ko ngo kera kirandaranda ariko kuri ubu abaturage ngo ntibari gutinya kugiteka. Ubusanzwe bavuga ko kica nta muturage uba wemerewe kugiteka ariko kuri ubu ngo bari kugiteka bitewe nuko bari kubura amerekezo n'andi mahitamo. Iki kintu muri kugiteka rwose umudamu yagisoromye agiye kugitekera abana abonye ko kitaribwa ajya kwiyahura. Yagiye kugitekera abana ashyira mu nkono ashyira ku ziko abonye ko kitaribwa aravuga ati kangiye kwiyahura abana banjye badapfa mbareba ahita agenda nyine nuko byagenze. Iki kirica ubusanzwe kirica icyo kirica yari yasoromye utubabi tw'udutonoma aratotora nyine utubabi akata n'imboga zabyo kikiri kibisi kitarakomera ngo agiye gutekera abana. Muze iki kirica kirica iki ngiki rwose umutanga. Ubu se muri kugiteka koko? Baragiteka nyine kubera ko ibyo ngibyo nanjye nabyumvishije muri makeya. Ubwo muri makeya uriya munyamakuru yaraje nanjye mbona hisariye. Noneho sinzi ukuntu nagiye hepfa gushaka kunyu ko guteka. Noneho numva barabimbwiye. Bati umunyamakuru wamenye ko yaje n'ibyabaye hano. Uyu mugore ngo yatetse imitanga. Yatetse imitanga se azi ko imitanga iribwa. Ko imitaka itaribwa uko yakugirira nabi yayitetse ati. Ubu se bamubonye koko ko yashyize mu nkono. Ubwo simbizi rero muri make rwose ngewe.
Itanga bari kuyiteka. Barayiteka pe. Nk'uko abo baturage babivuga, Kakuze Korodina nawe yemeza ko yagerageje gushaka kwiyambura ubuzima, ariko ibi byose ngo yarabitewe n'agahinda ko kubona abana bamuririra imbere ariko ntacyo kubaha afite. Ibi ngibi byose ngo ni ingaruka y'inzara ibugarije. Uyu niko abisobanura. Njyewe rero ukuntu byagenze nabuze icyampa abana njya gukorera hakujya mwira misozi kurebera hakujya. Ngezeyo twarabaga turi babiri tugakora icyate, turi abantu babiri dukorera icyatanu. Umwe yajyagayo kabiri n'undi kabiri bitube twakimara. Twataha ubwo ngubwo umuntu agacyura ubwo 700. Turi njyewe 700 kandi bara mu bantu batanu. Ayo 700 nta kintu yaguraga. Noneho dusubiyeyo baratwirukana. Twonye dusubiye baratwirukana ngeraho mbyimba amaguru. Birangije abana ati nshaka iki. Ku ishuri ibikopi uwo mwana arangije ndamubwira ati genda wake papa amafaranga 500 yo gutanga. Isara amubwira uwo ngondera nyine. Isara amubwira ati mva nkubwire mva imbere. Umwana aje abimbwiye ndebye n'ukuntu bari kumbwira ashaka iki. Turatwana turi hariya uri kuva hariya na kara gatoya. Umwaza ati nshaka iki bamfata. Ndebe icyo ndakora mba ndirutse njya gufata iyo mitanga ndayiteka. Imitanga wayikuye he? Nayikuye mu musozi. Ndagenda ndabizana ndabitogosa. Mbishyira ku ziko mu nzu hari ikinini. Aricyo nategesheje imbeba harimo n'ikindi cyuzuye. Nayifashe ndabyiha uko byagenze nyuma nago mbizi. Umwana waje ngaje kumbwira ngo meze gucya na gucya ngo byatogose ngo nuduha ibijyo. Niyo waje asanga nikubise hasi hamagara abaturanyi. Bakura amata hari hepfo rero baraza ngo barasuka babimbwiye negutse. Nuko nguko. Imitanga ibikoze mu ki? Ni ibintu babimeze nyine tubatungana nka gucya nyine. Ubwo nitwe umuntu ateka ariko n'ubundi biranica. Ariko ngewe nabundi buzima nari mbonye. Nabyo bwabyo birica. Narebye kugira ngo njye gufata ngende mu rugo ngende njugunya abana ngende mbona ntaho nzahungira. Izuba riri hose. Kandi na papa w'abana yaranjugunye. Nta n'ikintu yamarira. Nta sambu ngira. N'inzu ufite igiye kungwaho. Urahita ujyana hariya urebe n'ibiti bihari byenda kungwaho. Nabwo ni nkaho uri ku manegeka. Uri wahisemo kwiyahura kubera inzara? Cyane nabuze icyo mu mwana. Sawe nuri mukuru we ni wanabibona. Ubu nkawe n'urugero nawe iyo ntero uzayigeramo wabuze icyo ujya umwana agaturuka ngo gucye na gucye ubwo urukumva wowe ibindi wakora nibiki ni uko nguko byagenze. Noneho reba ibintu twirirwaga n'ibisombe satana nimugora bisombe ushyiramo umunyu na usaba baturanye bagezeho baranandambirwa sene kubigenzana ni uko nguko byagenze. Nta kundi none saho kugira ngo abana y'abande banarababyaye nta kintu mbabana na se nta kintu yabamariye wabigenza ute? Ni inzara biteye nta kindi. Ni inzara nta kindi. Aho napagasaga nta uyu mama niwe twajyanaga iyo ngiyo. Nuko byagenze. Ni buhoro mba numva nzungego ariko nta kundi. Ari nankwe kimwe n'igice. Ago kini nkaho cyacyuze ni nkaho wabara bibiri. Ntago none so ntago nzongera ubwo. Leta nigira iki mfasha sinzongera. None ubundi umubyeyi anambira abana ariko nge ubwo ngubwo byari byananiye pe. Abaturage batuye aka gace bakomeza bagaragaza uburemere bw'iyi nzara ibugarije, ariko nanone bakagira n'ibyifuzo bageza ku nzego zitandukanye z'ubuyobozi by'umwihariko. Turashonje pe, turashonje n'amaso yanyu arabyirebera. Namwe ubwanyu rwose amaso yanyu mwahagarara mu kareba uko bimeze. Turashonje by'intangarugero. Mu murima bimeze nabi yenda nk'urugero nkanjye yenda wabaza utuse kugeza kuri izi saha muhagaze ubu ngubu mwari mutunzwe n'iki. Yenda nko mu rugo iwanjye nacuruzaga nkacuruza utunyanya nkacuruza intoryi nkacuruza n'amashu, ariko ku bw'aba baturage amadeni amafaranga yanjye ni mwaye kandi ntago nakwikora ngo njye kwishyuza umuturage nta kintu afite ari bunyishyure. Wakopaga umuturage imvura yaguye akavuga ati rero Jeannette nabuze kukwishyura ariko imakazi. Hanyuma noneho nkamuha akazi kuko isambu nyifite ninga n'ibijumba. Ubwo rero iyo ngiye guhinga ibijumba nababwira ni icyate ngiki genda ugihinge unyishyure nta kibazo. Iyo amaze kumingira cya cyate manuka muri cya gishanga hasi riya ku murindi nkagura imigozi, namara kugura imigozi nabo nkabazanira bakagura ya migozi, ibijumba byo hasi nkabafungira imifungo y'ibijumba kuri 500 nkabafungira n'imigozi 500. Hanyuma noneho narangiza ya mafaranga banshubije bangurira bya bijumba nkahindukira nkasubiza muri bwa bucuruzi nari ndimo gukora. Hanyuma ubuzima tukabukomezamo gutyo nuko twatubayeho. Noneho rero ubu biranze barasuhutse. Noneho nanjye aho nashoraga ya migozi ndi kwihinga nari maze guhinga nk'akarima k'imigozi yarumye.
hano acuruzaga nta kintu kirimo ubu ni ukuvuga ngo umuturage nawe rwose ubwo yihangane nanjye ndihangane abamaze gusuka hano kari beshira ni nka 18 mo hano bamaze kugenda inzu zikinze 18 njye nibo ndi kumva njyewe bonzi hafi yanjye nibo bonzi ubwo rero turashonje baraga ego man barabagarura nyine iyo tuzamuze tukagera iyo mu misozi bahita ngo babagarura usibye ko njye naragenda ngo menye uko bimeze ariko nyine abagaruka bavuga ko babagaruye bitakunze none se urumva amaherezo y'inzira atari mu nzu urumva iwacu bari kumamaga ngo niba byanze twohereza itike utahe ese ubundi ataha n'umuryango wanjye nsubire ku ivuko ibyo bintu birashoboka umuntu yasubira ku ivuko amaze imyaka 20 ahantu ubwo rero turasaba ngo muduhe ubuvugizi rwose pe mukore iyo bwabaga kwa kundi n'ubundi bajya babigenza bakaduha impungure tukarya bakaduha ibyo n'Imana yibibonye ireba uko ibigenza ikazana imigisha imvura ikagwa rwose pe mutubabare rwose mutuvugire ubuzima bukomeze n'abahari bihangane nyine bavuge ko leta ituri inyuma noneho nizo mingure nituzibona ibintu bigende neza none se ubwo se yatetse imitanga wumva ko ubuzima bukomeje yatetse imitanga agira ngo ahunge abana batamugwa mu maso atagwa mbere ye abatagwa imbere ye ahubwo agende imbere bamushyingure basigare bagwana n'abana nkatwe dusigaye urumva n'urupfu imitanga se barayirya kubizi iyo yiriye urapfa uko byagenda kose urapfa ubwo rero nawe yayitetse atari buyigabure ntiyari bugabure abana be abaroze ahubwo we yahunze arahunga aravuga ati kanigireyo abana banjye batasangwa mu maso mbareba ngewe ngende kare ngende mbere yabo bazaze bankurikira ariko nabareba mu maso ubuzima n'ukubwo ubuzima dufite n'ubwo ngubwo noneho ikindi kibazo dufite yenda nk'urugero uko tubayeho gucya dufitemo n'abakire bagerageje kwizigama noneho uburyo bagerageze kwizigama bakaba bafite amasambu ku kiyaga noneho bagashaka buryo ki bishakira ubuzima bwabo babona ka moteri bakuhira ibyo bahinze muri asambu yabo yegereye ikiyaga hanyuma niba bahinze inoryi nizo zazindi naranguraga niyo ya mashu naranguraga nkaza nk'abaturage ubwo noneho rero nabo baba bagize utwo bunguka nk'izo noryi bazigurishije bakagurisha nayo mashu bakavuga bati rero mu buryo umuntu yakwizigama nuko nagura gatungo nkakaragiza Janete noneho nazagira ikibazo cyangwa Janete nawe agize ikibazo kabyaye nk'uduhene nk'utwana twene tubiri nkamuha kamwe nanjye nkajyana kandi nawe ubuzima bugakomeza nanjye ubuzima bugakomeza ngakomeza ngakora ubuzima tubugendamo gutyo turifuza regasiyo nta kindi turi kwifuza ubwo n'ubuvugizi ni ukuvuga ngo ubwo nabo bakire nabo bafite icyo kibazo cy'ayo amatungo ni ukuvuga ngo urabona uwaguha umufuka ngo ujya kwahira wazana ubwatsi ugahereza itungo ufite mu rugo turazirekura uko baziduhaye nk'abakire ntange ndayifite iyo ndagiriye umukire nibyara ikabyara tubiri cyangwa ikabyara kamwe iyo ibyaye kamwe turakagabana iyo ibyaye tubiri afata kamwe nanjye ngafata kandi ariko yahene ikaba ari iye none rero twazituraga nk'uko tukazamura muri uyu musozi niho igiti kiri uduti twameze zigatotora nuko zikaza zikarenzaho amazi zikaryama ariko nabyo byabaye ikibazo ni ukuvuga ngo abayobozi bari kuza bakazitangira mu muhanda ati musubizeyo mujyane mu isoko muzirye niba mutaziriye turazigurisha zose nta muntu urwongeye kunyuza izi hene ubwo nabwo twagize ikibazo kuko tudafite naho twahira ngo duhe ayo matungo ntabwo twanze kuragira mu kiraro ariko ikibazo ni ukubura ahantu twahira ngo duhe amatungo ubwo rumva nabo bakira nabo babuze aho bahungira nubwo bafite icyo kiyaga nabo barabiha abande ko twakabira ari twebwe barabiduha se basubize muri moteri hajyamo amafaranga bakuhira gute n'amafaranga twabahaye ikibazo dufite nicyo rwose mutukorera ubuvugizi ubwo tudashira twese biteye gutya ubundi inzara imarwa nuko ufite ikintu wahinze wasaruye cyangwa se iyo ntacyo ukaba ufite ahandi wagiye gukora wenda aho bejeje ukavuga uti kangiye gukora yongera icyo mbona none no mu mirenge yacu idukikije kabara aho ngaho naho nta mirimo iri yo kubera ko naho bafite cya kibazo cy'izuba dusangiye iyo ugerageje kugira ngo ugere ahantu hari za rigasiyo usanga abantu ni benshi cyane bariyo mugahurira muri benshi naho bafite imibare bakeneye ubwo ya mibare nyine niyo bafata ubwo abandi mukagira gute mugataha byumvikane nta kintu waba wacyuye ngo uravuga ngo urajya kurya kandi abana baba bakeneye kurya ubu n'amahirwe tugira nuko abana baba bari ku ishuri bagerageza kubonayo rasiyo ya kumanywa
ubwo nijoro bakaza iyo ntacyo ubwo bararyama bakarinda ejo mu gitondo basubire ku ishuri kurya. ubuzima muwazemo igihe kingana iki? Ni igihe kinini kuko nk'ubu uriya mwaka ushize baratugaburiye. Leta yaduhaye ibyo kurya, iduha ibigori n'ibishyimbo kabisa, ariko n'ubundi nubwo yabiduhaye n'ubundi niryo ryazuba, n'ubundi ubu ngubu twari duhinze ibi ngibi tuzi ko tugiye kweza, ariko n'ubundi urabona izuba risa yirya riteye irakarira bicanaho, nta kintu kigihari. Hano hora ikibazo cy'amapfasi gihoraho rwose, ugereranyije wenda nko mu myaka hagati y'imyaka 3 cyangwa 4 dushobora kwezamo season imwe ubwo twejeje. Kandi urayibona iyo ubona imisozi imeze kuriya nta myumbati nta kintu kiriho n'ibyo, n'umwumbati niyo wawutera ushobora kuwukurayo muri cya gihe ngo weze ukavana ugasanga n'imizi ntayiriho. Yewe nahawe rwose gukora ku munwa birakomeye. Twarahinze tumaje guhinga, izuba rirava, imyaka imwe iramera, imaje kumera iruma, indi yo ihera mu butaka ntigera izamuka. None ubu rero rwose izuba riratujyanye. No ku manywa ntago natetse, ndi buteke wenda ku mugoroba, nabwo ni ugushakisha. Nta n'ahantu tukibona n'akazi, ubu twari dutunzwe no kujya gupagasa, ariko ubu akazi karabuze. Tumeze nabi pe, kuva mu gitondo ntabwo ureba inda yanjye ukuntu imeze, iyi foto pe, kuva mu gitondo uretse utuzi umuntu aba yanyoye mu gitondo, utuzi twonyine kuva bwacyo nta kiryo kiragera mu nda. Umugoroba bwose hari ikizere wakigura yese ko n'utudodo ntabwo wajya kudusoma ngo tubone nuko tumeze nuko. Ariko iyo ubona umwana akagenda akaryama ukamwambika agashumi kugira ngo yumve ko ahumeka, wajya mu giti ariko umuntu ntanasinzira ahubwo. Ibyo bintu muri kubikora niko bimeze pe. Umwana nawe ukizirika muri kubikora ibyo bintu bampaye kanyene kubera kubura uko tugera nyine turi kubura icyo tubaha, twabura icyo twubaha. Noneho umwana ugashyushya amazi ukamuha, wamara kumuha umwana ntabure kurira akakuga ati ese ibi nibyo biryo mpaye, wamubwira uti nibyo biryo mpaye, ukavuga uti ubwo nyine nibyo ngibyo nta kundi. Ubwo rero umwana akamuga ati ejo nzajya kwiga, ejo nzajya kwiga, wamubwira uti n'ubundi se uzajya kwiga mwana wanjye waraye utariye iherezo rizabirihe. Ubwo rero nyine muri makeya ubwo ni ukuvuga ngo umwana akanga agasiba akanga kujya kwiga, yamara kwanga kujya kwiga ubwo natwe tukarekerayo, asiga agahora wabona burije ukavuga uti wenda hari icyo bari buteka, ukabura icyo ushyira ku ziko, ubwo n'utuboga twasoromaga twaratubuze, n'iyo myumbati twasoromaga yarumye, iyo twateyemo twarayiriye, nuko nta kundi bihagaze. No ku mashuri ubu ngubu bari kubirukana bitewe n'ubufasha bw'amafaranga badusaba tukayabura, nta kundi twabigenza. Ngubu bitewe n'ububabare tugezemo tavuga ngo banyatse bakaduha utwo kurya, noneho nyuma yabwo bakaduha arigasiyo. Icyo cyifuzo dufite kuko wenda tukareba ko bagira rwose bakabona icyo gutamera. Iyi nzara turayita ritura umutanga kubera ko aricyo kiribwa kiri ku gasozi. Umutanga ni icyatsi gishora kikazana utuntu tumeze nk'imineneri, ubwo rero byanze n'icyo umuntu agiye guteka kugira ngo areke abana baramuka. Byakwica none se ugira ngo ubiteka ari ubuzima, ni ukugira ngo abana babone ko inkono iri ku ziko cyane. None se nk'ibishyimbo twateye ni ibyo bari baduhaye baradufashije, none dore nabyo byumiye mu butaka. Amakuru nayo wiboneye namwe mwahageze murebe uko abantu bariho, ubusaha barimo mwinzu, ubusaha barimo reka baragiye kera tugende. Reka n'umuntu wabagamo wahaguze abonye bikomeye arahataragenda, ari hese burira mureba yavuyemo kubera inzara. None se yagiki
tugende turebe rwose nta muntu uhari 18 kubera inzara. Ni umudamu yafite utwara tubiri abonye tugiye kumufira mu maso arahaguruka aragenda. Kandi dore no mukecuru aravuga ati ndagiye hano nawe nta kintu afite. Hano umuntu wari warahaguze avuye ahandi ageze hano asanga abonye amaze guhinga gutya umwana yaburaye kabiri tumuha n'utuntu twari dufite dukeya tubona biranze. Yaragiye gusa aheruka umuntu yitwaga nde izina rye kuko yari amaze kwimuka aza vuba ntaramenye izina rye neza. Inzara ndege imeze nabi ariko iyi nzara ntabwo umuntu yabona uko ayivuga irakabije, ariko dufite ikibazo ku bijyanye inzara noneho n'amashuri y'abana bijyanye na minerivare. Umuntu yajya gukabya nawe warebye inzira wanyuzemo nawe ijisho ryakwihereye kandi n'abaturage iri kubareba, uretse ko nyine igihugu turimo ari igihugu cy'umutekano isuku iba ari yose, ariko urebye mu ndabyo biracika. Wareba noneho ku mirima nawe aho wanyuze reba nta mwumbati, hano hakaba hahagaze imyumbati ibishyimbo n'ibigori bimeze neza nta gihari. Ubwo inzara imeze nabi cyane rwose. Twasabaga rero mu bijyanye na minerivare ko mwatugira ubuvugizi nibura abanyeshuri bakadushyiramo imiyaga kuko biragoye umuntu ari kuba n'ahapagasa kandi amafaranga y'uriyo ntago wabura kuyatwaka. Mwatuvuganira bikunze rwose murakoze. Hano bamaze kugiye mu mudugudu 18 bamaze kugenda. Bari kwerekeza he? Niho kugenda hari n'ugenda n'abana bataye. Hano inzu zose ndumva ejo hari abanyuzemo bagenda bazifotora, ako twese natwe niyo maherezo kuko muri gatandatu ndumva ko maze kugenda nk'inzu nk'abaturage ba 20 kubera inzara. Ninza bibanza urebe urahinga ukihinga tumeze nabi nta kintu dufite pe mudukorera ubuvugizi nese tusigaye dutegana. Ni ikibazo cyugarije imirenge itandukanye dore ko uretse muri uyu murenge wa Ndego hari n'indi mirenge muri aka karere ka Kayonza igaragaramo iki kibazo, ndetse by'umwihariko abaturage bavuga ko akenshi iyo bugarijwe n'amapfa inzego z'ubuyobozi zikunze kubagoboka zikabaha ibiribwa. Kuri ubu nabwo bakagaragaza ko ari cyo bakeneye kurusha ibindi. Ni ikibazo kizwi n'inzego z'ubuyobozi bukuru nk'uko twabitangarijwe n'ubuyobozi bw'ibanze muri aka gace, ariko nanone twagerageje kuvugisha inzego zisumbuyeho ntibyahise bidukundira. Gusa ubwo baragira icyo batangaza ku cyo bagiye gufasha abo baturage muri rusange, n'ubundi turi buze kubikugezaho wowe udukurikira umunsi ku wundi. Amazina yanjye nitwa Umuyange Jean Baptiste, aha turi ni mu karere ka Kayonza. Muri iki gihe tugezemo abantu benshi babaswe n'ingeso zo kwikinisha, bisa naho abantu bamaze gufatwa n'iki cyago bakaba bameze nk'amafarashi yaguye mu isayo. Bamara kubikora bimaze kubabata bakagira isoni zo kubyivuza, bikabaviramo guhura n'ingaruka zitandukanye, harimo nko kwibagirwa vuba bya hato na hato, kurangiza vuba, kubura amasohoro cyangwa gahinduka amazi ntanga zigahinduka ibihuhwe, kugira ikibazo cy'ubushake buke, kubabara umugongo wo hasi, ndetse hari n'abo baviramo ubugumba. Abantu bikinishije cyane bakaba barabaswe nabyo bakabura uko babigenza, bakeneye muganga wizewe bakamubura, bagahora bashaka kwivuza ibi bintu ngo babikire ariko bakaba barabuze uburyo. Igisubizo ni kimwe, ni muganga Agape. Ku bindi bisobanuro mwatwandikira cyangwa mukaduhamagara kuri 0788 24 62 50 cyangwa mukadusanga Nyabugogo aho dukorera. Kandi n'abafite ikibazo cya amibe, igifu, umugongo nabo turafasha bagakira. Kwa muganga Agape wahageze aba yakize.